turabashuje kandi tubaha ikaze kuri chaîne yacu ya Arapevanche TV, aho tuganira ku biganiro bijyanye n'imirire no kuboneza imirire. Uyu munsi tukaba turi buganire ku makosa atandukanye abantu bakora mu gutegura no mu kurya ibirayi. Rero nk'uko mubimenyereye, muri kumwe na nutritionniste diététicienne Mukakayumba Anastasie ndetse na nutritionniste diététicienne Urwibutso Mutuyimana Miséricorde, akaba agiye akomeza atubwira ibirayi niki, akamaro kabyo ku buzima niki, hanyuma tuze gukomeza. Ibirayi twese turabizi, ni ibiryo twese dukunda, ndetse hano mu Rwanda ndetse no ku isi yose abantu dukunda ibirayi. Cyane cyane iyo twumvishe ibirayi, kenshi umuntu ahita yumva ifiriti cyangwa se chips. Abantu barazikunda. Mu myaka itandukanye usanga umuntu wese yumva ifiriti ari ikintu cyiza kandi kiryoha. Ibirayi rero biba mu muryango w'ibyo twita les solanacées, ariho habarizwamo intoryi, poivro ndetse n'insenda zitandukanye n'inyanya. Ibirayi bikaba ari ibintu bifite akamaro ku buzima bwacu, kuko nko muri garama 100 z'ibirayi dusangamo kalori hagati ya 80 na 90. Bikaba kandi ibirayi bigira na proteine, aho kuri garama 100 dusangamo garama 2. Bikaba bigira nanone fibre, nazo zikaba ari garama 2 dusanga muri ya magarama 100. Kandi nanone tugasanga harimo na potassium nyinshi na vitamine C ndetse na magnesium. Ibirayi rero ni ibiryo byiza cyane kuko bidufitiye akamaro cyane mu kongera imbaraga ndetse no mu kurinda indwara z'umutima kubera iriya potassium iba mu birayi. Ikindi birinda n'ibintu by'ibinya kubera magnesium irimo. Ikongera ubudahangarwa bw'umubiri kubera vitamine C irimo. Ikindi ibirayi buriya biba mu bintu bituma igogora rigenda neza kubera ko harimo fibre zihagije. Urakoze kutubwira umumaro, ariko nyine nk'uko twatangiye tubibabwira, tugiye kurebera hamwe amakosa abantu bakora agatuma izo ntungamubiri umaze kutubwira zitabageraho nk'uko babitekerezaga. Ahangaha rero ikosa rya mbere abantu bakunda gukora ni ukurya ibirayi byazanye ibara ry'icyatsi kubera izuba, kwa kundi biba bihinze, hanyuma ubutaka bukagenda buvaho, izuba rikabyibasira, ugasanga icyo gice abantu barahase, ntago bakimazeho, bakakirya kiriho. Akaba ari ikinyabutabire kirimo cyitwa solanine, gishobora gutera imyivumbagatanyo cyangwa se imijagararo mu rwungano rugogora. Usanga gishobora gutera irritation ku rurimi, mu muhogo ndetse no mu rwungano rugogora hepfo, bikaba byatera kugira gucibwamo. Ikindi cya kabiri ni uko ubwo burozi bwa solanine bushobora no kugera ku bwonko, aho bushobora guteza ikibazo cyo kugira ibinya, umuntu akagira confusion, kwitiranya, gutakaza ubwenge, ndetse agashobora no kugira agitation bitewe na buriya burozi bwa solanine. Ibyo rero ni ibintu abantu benshi bakunda gukora. Ibirayi kandi abantu bashobora guteka bigateza ibibazo, ni ibirayi byatangiye kuzana imimera. Ibyo birayi nabyo biba byuzuyemo solanine, cyane cyane turatumera. Ushobora kuvuga uti wenda nadukuraho ubundi nkabiteka, ariko niyo wadukuraho bya bindi bisigaye bigumana igice gikomeye cya solanine. Solanine rero igashobora kuba yateza ikibazo iyo irengeje miligarama 6 ku kilo kimwe cy'uburemere bw'umubiri w'umuntu. Iyo ngiyo ishobora no guhitana ubuzima bw'umuntu. Nubona rero ikirayi cyabaye icyatsi kibisi cyangwa se icyameze gishobora guterwa, cyangwa se ibyabaye icyatsi kibisi nabyo bigashyirwa ahantu ushaka gutuma bimera, hanyuma bigaterwa aho kugira ngo abantu babirye. Ubwo burozi ushobora kutaburya ku kanya, ukajya ugenda ubwakimira, ububika mu bihe bitandukanye, bikagenda byangiza umubiri. Ushobora gukomeza kutubwira andi makosa abantu bakora mu guteka ibirayi? Yego.
hari ayandi makosa akomeye cyane abantu bakora igihe bateka ibirayi, harimo nko kubiteka ku bushyuhe bwinshi bukabije, aho turagera no ku kigero rimwe na rimwe usanga abantu bakozeho ifiriti cyangwa se ugasanga ibirayi babyokeje bigasa n'ibihinduka umukara cyangwa bigashirira. Icyo gihe iyo byabaye kuriya hari ibinyabutabire biza byo twita acrylamide. Icyo ni ikinyabutabire kibi cyane ndetse cyashyizwe muri classe ya carcinogenic muri OMS cyangwa World Health Organization. Nacyo kiza mu binyabutabire bishobora gutera abantu ibyago byo kurwara kanseri. Aho ngaho tukiri kuri acrylamide, acrylamide ni ikinyabutabire kiba mu birayi mu buryo bw'umwimerere. Icyitwa asparagine iba yahindutse acrylamide kubera ubushyuhe, hanyuma igashobora iriya acrylamide ibamo icyo bita toxinogene genotoxique. Donc acrylamide ni ikinyabutabire bakarasa ko kiri genotoxique, ni ukuvuga ngo gishobora kwibasira uturemangingo twa ADN na ARN, bigashobora gutera ibibyimba ndetse na kanseri zitandukanye. Ikindi nanone kigaragara mu makosa abantu bashaka gukora bateka ibirayi ni uguteka mu mazi ashyushye cyane, mbese umuntu akabihata, yamara kubihata agahita ashyira mu mazi, akabyoza agashyira mu mazi ashyushye arimo kubira. Ibiriya birayi inyuma hahita hashya ariko imbere hatari hashya neza. Ibyo rero nanone bigashobora gutuma umuntu arya ibirayi bidahiye uko bikwiriye. Wakomeza utubwira ibindi nanone bigaragara mu makosa abantu bakora mu kurya no guteka ibirayi? Ikindi kintu gikomeye cyane ku birayi ni ikintu cyo gushyushya ibirayi. Ibintu byo gushyushya ibirayi nabyo buriya ntabwo ari byiza, cyane ko ibirayi bigira bagiteri zidevelopa vuba uko bimara akanya. Ni ukuvuga habamo bagiteri yitwa Clostridium botulinum ishobora gutera ibibazo bikomeye cyane ku bwonko. Ikindi mu makosa abantu bashaka gukora ku bijyanye no kurya ibirayi ni ukurya ibirayi byinshi, aho usanga nk'abantu batetse imvange bashyizemo imboga n'ibishyimbo n'ibirayi, ariko ibirayi bikaba byinshi cyane kurusha bya bishyimbo n'imboga. Ugasanga akaboga kari hariya n'agashyimbo hariya, ukabona ko umuntu asa n'uwariye ibirayi byonyine. Biriya bintu nabyo ntabwo ari byiza, kuko ibirayi bigira index glycemique cyangwa igipimo cyo kuzamura isukari mu maraso kiri hejuru cyane iyo abantu babiriye bitewe n'ubwoko bwo guteka bakoresheje. Ibigira index glycemique iri hagati ya 70 na 95. Iyo ari ifiriti bishobora kugera kuri 95, byaba bitogosheje bikaba bishobora kugera kuri 70. Icyo kintu rero gishobora gutuma ukomeza gukoresha cyane insuline, bikaba byakweexpose umuntu kuri diyabete cyangwa se ku murwayi wa diyabete, bikaba byatuma isukari ye izamuka. Aha gusa ntabwo tuvuze ko abarwayi ba diyabete batarya ibirayi, bashobora kurya ibirayi nk'uko nyine basanzwe bamenyereye ku isahani yabo, ku gice kinini 50% hajyaho imboga, ahandi 25% hakajyaho ibinyamafufu. Nibura tubwirwa ngo ushyireho ibirayi 2 niba urwaye diyabete bingana na taye y'igi, ntubirenze 2. Ntibavuge 2 ngo ushaka ururayi rungana gutya urumwe n'urundi hariya, ubwo ariko ukaba uriye 2. Rero bifite taye nk'iyigi, ibyo birayi ku mudiyabetike ntacyo biba bitwaye. Rero kubirya rimwe na rimwe abantu kumva nta sukari irimo bashaka kubyitiranya bakarya byinshi, ugasanga bishobora kuzamura igipimo cy'isukari yabo mu maraso. Rero impamvu bashaka kurya bikeya ni uko ibyo birayi bigira icyo bita charge glycemique iri hasi, muri garama 100 z'ibirayi charge glycemique iba iri kuri 5. Charge glycemique rero ishobora kubarwa ko iri hejuru igihe iri hejuru y'10 ku biribwa. Niyo mpamvu ku badiyabetike iyo tolerance ibaho yo kuba bakoresha ibirayi bitoya 2 igihe bagiye kurya. Ikindi nanone mu bijyanye n'amakosa abantu bakora mu guteka no kurya ibirayi ni ukumena amazi batetsemo ibirayi.
bakayaminina barangiza bakayamena. Ubundi byiza wagatetse bigakamana, ariko niba uri buminine ibirayi, ayo mazi ntukayamene, ushaka kuyakoresha ukoropa cyangwa se woza lavabo ukoropa aho ukorera ku isima, bikesha cyane ahantu umuntu ari gukorera kubera iriya mido yihariye iba mu birayi. Dukomeze n'amakosa akorwa mu kubika ibirayi, bikaba byashobora kugira ingaruka mbi ku buzima bw'umuntu uri bubikoreshe. Ibirayi ikindi nanone umuntu agomba kwirinda ni ukubika ibirayi muri firigo cyangwa se ku bukonje bukabije buri hejuru, ukabibika igihe kirenze amasaha 48. Ntabwo nabyo ari byiza cyane kubera ko iriya starch iba mu birayi iriyongera, kandi n'ikindi na za bagiteri twavuze haruguru nazo zigakomeza kwimultiplier. Ntabwo ari byiza rero kubika ibirayi ngo umuntu abikoreshe. Biba byiza iyo umuntu atetse ibirayi arya akamara. Yego, nanone kandi ibirayi igihe tugiye kubigura tugomba kumenya ibirayi tugura n'icyo turi bubikoreshe. Hari ibirayi biba bifite navuga ngo ni umuhore uri ukomeye, abantu benshi inaha babyita ko ari ibirayi bya Kinigi. Akenshi mu materime ari komerisiyare bavuga ko ibyo birayi babyita ibirayi byitwa Charlotte. Ibyo birayi ni ibirayi bashobora gukoresha bateka ifiriti cyangwa se bakaza kubiteka byahora bakabishyira mu masalade. Ni ibirayi usanga bikomeye. Hari n'ibindi bita bentije. Bentije ni ibirayi nanone iyo bitetse biroroha cyane. Ibyo birayi rero bishobora gukorwamo pire cyangwa donc inombe, cyangwa se bakabikoresha mu mapotaje cyangwa mu mvange. Rimwe na rimwe rero usanga gukoresha ibirayi bitajyanye n'uburyo ushaka gutekamo, ushobora kubona rezilita zitandukanye n'izo wifuzaga, ugasanga warakaye uri gutuka umuntu wabikugurishije kandi wenda ntiwanamusobanuriye ibyo birayi ugiye kugura ugiye kubitekamo iki. Irindi kosa abantu bakora ni uguhata ibirayi ntibahite babishyira mu mazi, cyangwa se bakabikata, bamara kubikata bakajya babishyira mu mazi bakabyoza. Icyo gihe hari intungamubiri nyinshi zisigara mu mazi. Ikindi ni ukubihata bakabimaza umwanya munini barigiye kubikoramo ifiriti, bikaba biri aho mu mwuka, oxygene irabyoxida, ugasanga byagize ibara rijya kumera nk'ikijuju, nka kuriya ibara ryijimye rijya gusa na shokora. Iyo firiti rero umuntu ariye yakozwe gutyo iba atari nziza. Hari n'uburyo abantu babitumbika mu mazi bakazabiteka ejo wenda bafite ubukwe cyangwa se bafite abantu benshi bari buze kugaburira, ugasanga nanone babikoze gutyo. Ibyo nanone biba bigenda bitakarisha agaciro, ya vitamine C twavuze dutangira igenda itakara cyane, aho nyine kugira ngo bigire umumaro tubiziho usanga ahubwo byateye umujagararo mu nda iyo umuntu wabiriye. Andi makosa akomeye ni ukubika ibirayi ahantu hagera izuba cyangwa se ahantu hari ubukonje bukabije. Cyane cyane usanga ibirayi byatangiye kumera, byazanye y'amaso twavugaga. Ni ukuvuga ngo ibyo birayi biba bikungahaye cyangwa se ya solanine batubwiye mbere iba yiyongereye, aba ari nyinshi. Ntabwo rero ari byiza ko ugura ibirayi, ushobora kugura ibirayi byawe ari bizima, ariko kubera uburyo babibitsemo nabyo bikaba intandaro yo kuza kongera ya solanine yo mu birayi. Ni byiza kubika ibirayi neza ahantu humutse, hameze neza, hatagera izuba kandi hatagera n'ubukonje. Yego, mwabyumvishe rero ibirayi ni ibiryo byiza, ariko kandi iyo tutitonze mu buryo bwo kubitegura no kubirya bishobora guteza ingorane zikomeye ku buzima bw'abantu. Aha ngaha cyane cyane abantu baba mu gace keramwo ibirayi cyane, akenshi ni nabo batugira inama bati gura ibi, gura biriya, bino byitwa gutya, bino bimeze gutya. Namwe ndizera ko aya makuru ari ayanyu cyane kugira ngo mujye murushaho kugira inama abakiriya babagana. Ariko nanone mbabwira ngo ntabwo ari byiza ko umuntu arya ibirayi byonyine buri gihe. Ibirayi bigomba
kwibwira ko ibirayi mbese ari ikiribwa cyihagije ni amakosa. Hari igihe abantu bahereza ikirayi umwana akakirirwana, ejo bundi umwana agashobora kuba yagira imirire mibi kubera ko ikirayi ntabwo gifite intungamubiri zose, ntabwo cyihagije ku buryo umuntu yahora abirya byonyine ngo bigire umumaro. Aha rero niyo mpamvu abantu batuye cyane ahantu bahinga ibirayi cyane babirya kenshi, rimwe na rimwe nyine ntibanabiherekereshe ibikwiriye. Ni byiza cyane yuko byongerwamo imboga n'ibishyimbo cyangwa soya cyangwa ubunyobwa, bikagenda bijyana n'ibindi biribwa bikungahaye ku maporoteyine ndetse no ku yindi myunyu itaboneka mu birayi, kugira ngo noneho kibe ikiribwa koko kiza kugira umumaro nyawo ku buzima bw'umuntu. Rero wabyumvishije, wabanye natwe mu kiganiro, utubwire mbese wabikoraga gute, ese hari icyo ikiganiro kikunguye, mbese natwe tuzishimira kumva experience yawe, tuyisangize n'abandi kugira ngo turusheho kugenda tujijukirwa, tugendeho turushaho kurya ibiryo ariko tunamenya ngo twabirya neza gute. Kandi nanone nk'uko twabibonye, hari ukuntu ya makosa dukora buri munsi agenda yiyongeranya akaza gutera indwara zikomeye tubona muri iki gihe. Rimwe na rimwe tuba twibaza ngo se uriya muntu uzamugezeho gute, ko atarya amafiriti, ko yibera iriya. Donc ibyo bintu ugasanga twebwe byaduciyemo igikuba, biradutangaza, ariko mwabyumvishe ko hari amakosa mato mato dushobora gukora akaba yatuma icyari ibiryo gihinduka ibindi bintu tutari twiteze bishobora kwangiza ubuzima bwacu. Rero dukomeje kubifuriza ubuzima bwiza kandi tubabwira ngo muri La Pervenche kukubona ufite ubuzima bushijeho kuba bwiza niyo ntego yacu.